uradukunda kubw'ineza yawe taya bini hiya rasa kutaya sini. Imana ishimwe. Amen, amen. Amen, amen, amen. Akira ubuzima. Urumva ko Imana yari yakumanukiye. Umvisha ukuntu ikirere gihise kihuza na Hamida agahita azamuka nkamuha ikirere nkamwihorera. Rero Imana iragutabaye, irakurengeye. Buriya hari ukuntu duhanurira abantu. Shazajya mbareka bibasohoreho mugaruke nyuma njyewe. Kuko abantu musigaye mumbabaza, musigaye musuzugura abahanuzi mukambabaza. Imana irakurengeye, ikurinze kuba uwo mu rugo ukirirwa uryamye. Kandi nawe rega urabizi neza, kugira ngo se wowe ntubizi. Ijuru rikugiriye neza kandi akiri imodoka uzajya ugendamo kwanza. Nukuri Imana iguha umugisha mwinshi. Erega Imana yacu ni nziza, erega Imana yacu ni nziza. Ndayihimbye da, none ko mba mfashijwe, mba ngize nte, mba mfashijwe. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza. Ngiye gusengera uyu muntu witwa Maybe, ariko ubundi Maybe ngiye nta nubwo muzi. Rero buriya ngiye ntago Maybe muzi nubwo ngiye kumuhanurira, kuko nawe afite uburwayi bwo mu nda buteye ubwoba. Karame. Ese ni wowe musi? Mu nda yawe rero hameze nabi. Mu nda hameze nabi. Wanyemerera ukizera Imana muri aya materaniro nkakubita urwo rushwima, uwo mwijima uri mu nda yawe, umwijima wawe hakubita nkakamya ayo mazi. Wana urushwima rwose. Ariko muhanuzi w'Imana rero uhanure hano ntago ari kwantuza. Hano ntago ari kwantuza yemwe ide. Hano ntago ari kwantuza. Namuzajya mubana naje, mujya mumenya ngo umuhanuzi yagize ate, yaje. Ariko peji hano si kwantuza, jya uhanura. Ntago ugihanura maze kugutatura imura. Ninde waguhaye konje? Yesu akweze. Ako narume koko. Ariko ubundi buriya bibaye biri bukuzanira umugisha ukaba ubikwepa byagenda gute? None se ubuye Maybe niba ari Maybe ko mureba yari musinga, ko muhanuriye ntanamuzi. Maybe akaba arwaye urushwima.
kandi ntabwo azi ko ari urushwima maybe tukaba tugiye gukubita urushwima rukarangira rukava mu nda ya maybe ibitangaza birakora rero kubera ko twebwe dusigaye dukorera YouTube na live ubu ngende guca kuri YouTube live yanze kubera network ikiri nkeya ko turaza gushaka uburyo iri buboneke yuzuye nzajya mbwiriza nuruha uveho ugende nishaka zajya mara amasaha 3 uzajya wumva amasaha yawe wagennye gusoza jya wigendera numva unaniwe wigendera ariko ngiye burakeye nishaka nzajya ngeza 2:00 lasha nishaka ngeze 10:00 vuga ngo nibyo ariko none se twagira gute kwa ari cyo Yesu yaduhamagariye yes yego rat aha ndimo ndahanurira maybe tugiye gusengera maybe rero akira urushwima kuko afite urushwima kandi ntago yarabizi twanze guturika vuga ngo maybe yari kuzapfa ejo vuga ngo Imana ikurinze gupfa ejo hari umuntu nigeze kubibwira ngo uzapfa ejo ndamubwira ati ngewe rero nabonye uzapfa ejo araseka turasenga turinginga Imana iravuga ngo nta gipfuye ariko ndahita nshyiraho igitambo arese ugira ngo ndetse nze ndeko neza Tom arimo si umwana wese ni umwana uzi ikintu guzi ukuntu byagenze bwarakeye ejo sebukwe apfa ari muzima atararwaye sebukwe arapfa gwese ubwo ngubwo muhamuzi ngo tuba tuvuze Imana itavuze se mu muduhiki nawe ntacyo mbasaba njye mbasaba umuhanuzi w'Imana uvuga iki Imana Yesu agumugisha uhimbaje Imana neza kuko mu guhimbaza Imana neza tuhabonera umugisha mu guhimbaza Imana neza bituma tudakorwa n'isoni yes niko kuri impamvu Dawidi yahimbaje Imana arabyina umva atitaye ko ari umwami ukomeye arabyina kuko arabyina agezayo umwitero uhambuka ugwa hasi umugore araseka aravuga ati ibintu umuntu akorwa n'isoni kubera ibindi abarimo ariko guhimbaza umwami wacu ntabwo bidutera isoni nta cyatuma tudahimbaza Imana yacu nta cyatuma tutayiririmbira cyangwa se ngo tuyibyinire cyangwa se tuyishimire ndagusuje rero mwene data we wateranye habwa umugisha yumvemo ikaze ndabiyegereje kandi mwese ndabahobeye ni ukuri ubw'umuhate wanyu ntabwo ari ubusa nitutagwisari tuzasarura ntawe ujya ajya imbere y'Imana ngo atahe nk'uko yaje keretse yaje mu barozi kandi hano ntabwo ari mu barozi hano twumva ijambo ry'Imana ribohora twumva iby'ubugingo rero uko waje ntabwo ari kuri busubire inshuti yanjye nibyo koko waje ufite agahinda nibyo koko waje useta ibirenge waje wumva bitavamo waje wumva utazi ariko imbere y'Imana upfa kuba wahageze imbere y'Imana saho gupfira naho gukirira akira gukira mu izina rya Yesu di ni ukuri pe umeze nk'aho mutariye umeze nk'aho muri mu masengesho munyemere dusenge rero dusenge twaje muri lashawa twaje kurya byose
Yesu yabwiye Satani aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, kuvuga ngo hari ibindi biryo umuntu ashobora kurya yarashonje akabaho agahaga, si byose. Umuntu atungwa n'ijambo ry'Imana iminsi ikicuma. Imana ishimwe, twaje kurya iby'umwuka, twaje kurya iby'agaciro. Aha ni ukuri pe, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemera dufatanye gusenga rero kugira ngo duce bugufi muri uyu mwanya mwiza, umwanya w'igiciro, umwanya twikontorora, umwanya tujya inama nk'uko ijambo rivuga, tukajya inama. Twamara kujya inama tukiyeza, tukihana ibyaha byacu bitukura Uwiteka akabihindura umweru, tugasaba imbaraga zo kubivamo ndetse no kubinesha. Murimo murabyumva neza ra? Ndashaka kumva mvuga ngo amen. Tureke kumenyera Imana, kuko ntekereza ko ari byo bita gutuka Mwuka Wera. Uyu munsi lansha urihanye icyaha, n'inzoro urongera ugisubiyemo, urongera urihanye, ejo urongera ugisubiyemo, ejo bundi urongera ugisubiyemo. Si ubwo urumva utari gutuka Mwuka Wera? Uzahora wihana se? Muri wowe wumva ko waramenyereye tu, nzajya ngenda nihane, nzajya ngenda nihane, nzajya ngenda. None se nuramuka ugize ibyago bihaniyemo utarihana bizagenda gute? Jyewe numva nkunda kwihana buriya, nkunda no kubibwirizaho, ariko kandi nkunda no gusaba Imana ninyambika imbaraga zo kunesha, kuko niyo yonyine iduha imbaraga zo kunesha. Kandi ikindi ukagerageza no kwirinda, si byo se? Ukirinda ahantu wagonganira. Ese niba uri umukobwa ukajya gusura umusore muri geto, muri babiri, muzabuzwa n'iki gukora ibyaha? Niba uri umugore se bakakujyana muri hoteli ngo niho mugiye muri babiri, muzabuzwa n'iki? Mbabarira umbwire. Nayijya kukubwira ngo mbariza mugenzi wawe ngo ubwo ngubwo rata ngo uraza kuza wihane kandi. Uzihana kubeshya se wenda kuri telefone ugira ngo bakwihere udufaranga? Nabyo ni icyaha. Nabyo ni icyaha, nta kwirwanirira nshuti yanjye. Nta bintu byo kwirwanira, ariko kandi hari n'ibyo twikururira. Hari ibyo twikura wa mukobwa we, hari ibyo twikura wa musore. Nyamara ni ukuri mama, ni ukuri mubabare ntatinda aha hantu nkajya kurondora. Ariko kandi wumva abayumvisha, mwumvisha sara. Kandi iyo umaze kubikora, iyo umaze gusambana urarira. Uburizwa n'iki buriya? Mubajije ngo usubize wawe usubize. Urarira ukumva uruhiye ubusa, si byo wa musore wera? Hano harimo abasore benshi. Imana itugirire neza. Mureke dusenga Imana, n'ubuntu tugire bwo guca bugufi. Ntabwo wamenye igihe Yesu ari buzire, wenda araza mu kanya, birashoboka. Ariko twebwe tugira ubuntu. Tutagira ubuntu, tugira ubuntu. Zamura isengesho usenge, tekereza neza, watuza akanwa kawe, birondora ariko bivuge. Babara kubeshya, mbabarira umujinya, mbabarira uburakari, mbabarira intonganya, mbabarira inzangano, mbabarira gusambana, mbabarira ibiteye isoni, mbabarira kuvuga ibibi, mbabarira. Wayabyihane, kwikinisha byihane rwose pe. Mbabarira, sibyo se? Mbabarira, nimwihane, nimwature mwabera b'Imana mwe. Imana iradukunda, Imana iradukunda. Kandi tugira ubuntu ko tukiri kutaya bini hiya. Imana yacu ishimwe, turacyari ku ntebe y'imbabazi. Ihane. Duciye bugufi mwami wanjye, duciye bugufi cyane. Dore dushinze amavi y'umutima, dore tugiye inama nk'uko ijambo ryawe rivuga.
tugiye inama dusanze rwose tutatunganye, turarebye turikontorora dushyira ku munzani dusanze ibyaha byacu bitukura tuku, ibyaha byacu biratukura, ibyaha byacu biratukura pe, ibyaha byacu biratukura mwami wacu, tubabarire Yesu, tubabarire ongera tubabarire udusukaho amaraso y'igiciro cyinshi, yayandi yavuye mu rubavu avanze n'amazi, yatwuhagize, uhagira abasore, uhagira abakobwa, uhagira abamama, uhagira abagabo, twese n'urobanura ku butoni, ayo maraso Yesu Kristo utayabiniya lese kutaya sine, dukura muri biriya bitabo bibiwe, dore twigize ibyigenge, turavuga uko twishakiye, turagenda uko twishakiye, nta kintu bikitubwiye, nta kwikangamo, nta kwibombarika. Mwanzi yaradufashe, ariko dukure muri icyo gitabo kibi kirimbukiro mwami. Irengagize gukiranirwa kwacu mwami, duciye bugufi nonaha Yesu Kristo we, twuhagire utuboneze Kristo mwiza, tubabarire udukureho n'izi ngaruka mbi rwose mwami w'abami, ibyo dukura muri karande, tubabarire bidukureho mu izina rya Yesu, kubw'ayo maraso y'igiciro cyinshi cyane atajya ata agaciro, nonaha turayiyuhagiye, nonaha twambaye gukiranuka, twambaye gukiranuka, nonaha dusohotse muri ibyo bitabo by'umwanzi, mazina yacu avuyeyo rwose. Mana ishimwe, urakoze kubw'imbabazi zawe zitagira akagero, urakoze kubw'imbabazi ziruta ibitambo. Shimwa mwami, shimwa kutubabariye, urakoze data, ukimara kutubabarira rero ibyatuzengereje ubidukureho mwami, ukimara kutubabarira nonaha dufashe umwanzuro, nonaha twambaye imbaraga zidasanzwe zo kunesha icyaha, nonaha twambaye guhinduka mu izina rya Yesu, nonaha twambaye kwibombarika no kwitwararika, nonaha twuzuye Mwuka Wera mu buryo budasanzwe. Urakoze mwami, urakoze kuciye umugozi mu izina rya Yesu Kristo, turakubashye mwami. Ngaho rero umuntu wari urwaye ukimara kumubabarira, ngaho nakire mu izina rya Yesu. Ngaho mwami umuntu wari uremerewe ukimara kumubabarira naruhuke, ngaho mwami ukimara kumubabarira waje arushye naruhuke, waje abuze uko abigenza nabona uko abigenza, washonje nagaburirwe, tanga akazi. Urakoze Kristo, tanga imibereho yuzuye, tanga ubuzima bwuzuye, tanga icyerekezo cyuzuye, tanga amahoro, tanga amahirwe ya kabiri. Urakoze, turagushimiye, ntabwo dushidikanyije kuri torero, iri teraniro ryera, ntabwo dushidikanyije kuri hagati muri twebwe, kuko ubwami bw'ijuru bwururutse, kandi ubwami bw'ijuru iyo bwaje imirimo n'imitangaza birakoreka. Ubwami bw'ijuru iyo bwaje abadayimoni barashwiragira. Ubwami bw'ijuru iyo byaje imyaku n'imikoshi birahunga, imivumo ituvaho. Ubwami bw'ijuru iyo bwaje haboneka kubohoka kudasanzwe. Ubwami bw'ijuru iyo bwaje ibyanze guhinduka birahinduka. Ubwami bw'ijuru iyo bwaje ibyanze gukoreka birakoreka, kubera ko ubundi bwami bwose burahunga. Ubw'ikuzimu burahunga, ubw'abarozi bugahunga, ubw'abadayimoni bugahunga, ubw'abarangi bugahunga, ubw'abapfumu bugahunga. Dushimiye ubwami bw'ijuru, turagushimiye mwami, turagushimiye kuri hagati muri twe. Dushimiye ubwami bw'ijuru bwose ko buri muri aya materaniro.
urakoze mwami, icyubahiro n'ikibi cyawe, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, reka ibyo ushaka bikorwe nonaha mwami. Natwe tumanitse amaboko kandi turagushimiye kuri kumwe natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Urakoze Yesu, urakoze Yesu. Ineza yawe ntawayirondora, ineza yawe ntawayirondora, ineza yawe ntawayirondora, kugira neza kubw'ineza yawe, ineza yawe ntawayirondora. Ineza y'Imana iratangaje, ineza y'Imana ikugereho wowe waje muri ayo materaniro. Akira ineza y'Imana mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengera uyu mubyeyi wari ugiye guhera hasi. Ndashaka gusengera uyu mubyeyi wari ugiye kurwara umugongo agahera hasi, bifatanye n'amaguru, bifatanye n'amaguru ndetse n'umugongo bigafatana agahera hasi. Ariko ndumva Imana imbwiye ko imurinze iki kintu kandi igiye kumuha amasaziro meza. Yes, ndashaka kugusengera wowe Florida, ni wowe ndi kuvuga. Vuyeho ko nakurebaga. Ndashaka kugusengera uyu mwuka mubi ukakuvaho pe, ibi bitero bikakuvaho, kuko wari uryamye mu rugo rwawe ubuteguka, wari ugiye kubaho uteze amaboko usabiriza, urumva, kandi agahinda kari kuzakwica, kuko ubundi mu buzima bwawe ukunda gukora pe, uri umukozi, wumva wabyuka ukagenda, wumva wajya gushakisha. Rero Imana ikimara kugukiza iragushyiraho fiva yayo, kuko mbonye hari amafaranga ya buri kwezi uzajya ufata, kandi akongerwaho n'andi. Baba bayita ngo iki? Nzi ukuntu bayita. Ariko ibyo ndabibonye pe, ndabibonye. Ijuru rigiye kugusajisha neza, kuko mbonye hari ahantu intebe uterewe ugiye kwicaraho, nubwo muri wowe wumva ngo urakuze, ariko mbonye intebe uterewe, intebe y'akazi, kandi iyo ntebe izagusajisha neza. Ni ukuri, kuko na nyuma yaho umunsi uzaba utagikora hari icyo uzaba warizigamye. Mbonye inzu imbere yawe, ni ukuri, mu mujyi wa Kigali. Ndayibonye, ngize ne ndayibonye. Yesu akwiteho kandi akugirire neza. Kandi mbonye wambikwa urugori di, ni ukuri, hari urugore wambitswe. Reka ngusengere, nicyo nyamukuru rero, nicyo nyamukuru. Fata ku mugongo wawe gusengere, kuko kangusengere. Muracyari Gorogota se? Data wa twese Nyiringabo Imana, sengeye Florida, uri Imana ishoboye byose. Nyemerera ikiganza cyawe kimukoreho none ahabyumve, ikiganza gihinda umuriro gikore muri ura mugongo abyumve,
giteranye amagufwa yose, giteranye imitsi yose. Tayabiniya lese kutayasini, imbaraga zawe zimukoreho nonaha. Ndategetse mu izina rya Yesu, ikiri muri uyu mugongo n'igisohokemo, icyafashe amaguru n'ikirekwe faya faya. Uyu muriro numugereho awumve, aya maguru abyimbuke mu izina rya Yesu.